Ikaze mu karere ka Nyanza ku gicumbi cy'ubukerarugendo bushingiye ku muco n'amateka, hakaba iwabo w'abahizi intore z'abadahigwa bakorera ku mihigo bakayesa mu rwego rwo kwiteza imbere. Umuco w'imihigo waranze basogokuza niwo watumye Rwanda mu mwaka w'imihigo wa 2023-2024 akarere kahize imihigo 113 muri rusange ikaba yareshejwe ku kigero gishimishije. Akarere ka Nyanza muri mwaka w'imihigo 2023-2024 dushoje tukaba dufite imihigo igera ku 113, ikaba ari imihigo yari ikubiye mu nkingi eshatu nk'uko dusanzwe tuzikoreramo, hari ubukungu, imibereho myiza n'imiyoborere myiza. Mu bukungu tukaba dufitemo imihigo 31, tukagira 61 mu mibereho myiza, naho mu nkingi y'imiyoborere myiza tukagira imihigo 21. Iyo mihigo yose rero yagezweho ku kigero gishimishije cyane ko twafatanyije cyane n'abafatanyabikorwa mu kwesa imihigo, haba mu kuyitegura, haba mu kuyikurikirana ndetse no kwishyira mu bikorwa. Mu iterambere ry'ubukungu hakozwe ibikorwa binyuranye mu kongera umusaruro w'ubuhinzi, hahuzwa ubutaka buhinzeho ibihingwa byatoranijwe birimo imyumbati, ibishyimbo n'ibigori, hahinzwe kandi imboga n'imbuto. Abaturage barishimira inyungu bakura mu guhuza ubutaka. Turabahinzi 93 bakorera ku buso bwa hegitari 7 duhingaho ibigori. Tugashima rero leta y'ubumwe yaduhaye icyo gishanga duhuriza hamwe imbaraga twese nk'abo bahinzi kandi tukabonamo inyungu nyinshi cyane. Ikindi gikurikiyeho dushimira leta y'ubumwe nuko idufasha mu bijyanye n'inyongeramusaruro. Iyo tuvuze inyongeramusaruro tuvugamo imbuto, ifumbire n'ibindi byose igenda idufashamo tukagenda tubibonera ku gihe. Ikindi ntabwo umusaruro wacu ujya upfa ubusa, leta idufasha uburyo bwo kubona amasoko, hanyuma tukabona agafaranga, ibintu bikagenda neza. Mu kurwanya isuri no kubungabunga imyaka hakozwe amaterasi y'indinganire n'amaterasi y'ikora, uyu muhigo ugerwaho ku gipimo gishimishije. Abaturage bemeza ko guhuza ubutaka byongera inyungu bakura mu buhinzi bwabo. Hano mu kagari kacu ka Kirambi hakozwe amaterasi menshi kandi yatugiriye akamaro. Urugero, hari ibisambu bitakoreshwaga, baraje babidukoreramo amaterasi, baduha imborera, baduha n'ishwagara, duhita dutinyuka kuhakorera kandi hatarakorerwaga. Hubatswe imihanda itandukanye ikaba izorohereza abaturage mu ngendo zabo. Hubatswe amateme 10 mu duce dutandukanye tw'akarere. Abaturage barishimira ibikorwa remezo. Imvura yagwaga ntabwo umuntu yashoboraga kugera kwa muganga. Ubu moto irahita, imodoka irahita, rwose umudugudu wa Karambi uragendwa. Mu nkingi y'imibereho myiza abaturage bahawe amatungo magufi ndetse no muri gahunda ya gira inka abaturage basaga 132 bahawe inka. Icyo yatugejejeho rero nuko tubona ifumbire tugafumbira imirima yacu kweza neza. Ubu turanywa amata tutari tuyafite, abana kurwaza bwaki rwose yatangiye kuva mu rugo. Cyo kintu nkabanyishimira ubuyobozi, cyo kiza mwaduhaye. Abaturage kandi barishimira ibikorwa remezo bubakiwe bikanataha muri uyu mwaka w'imihigo, harimo poste de santé ikaba ari imwe mu byo abaturage bishimira. Ubwo buvuzi twajyaga tubona ahantu kure, twakoze urugendo rurerure twavuye hano tukajya nk'Ikibirizi cyangwa Nyanza, ariko ubu iyi poste de santé yacu yaje hano, ije kutuganyiza izo ngendo twakoraga tugiye kure, kwikuza ayo menyo, kwivuza amaso, abagore ho kubyara ntitwavuga, twaranezerewe cyane. Hubatswe imiyoboro y'amazi mu duce dutandukanye tw'akarere ka Nyanza, abaturage barishimira ko basigaye bafite amazi meza hafi yabo. Amazi yaziye igihe tuyashaka. Uwashaka kunywa amazi meza wenda aze nk'ahantu hari ivomero mbega nyirizina yo bari barakoze mbere, ijerekani yakugeragaho ihagaze nk'amafaranga nka 200, 5 gutyo. Ubu ngubu amazi urayafata ijerekani ni 20, ugakora isuku iwawe, kwikora isuku ku mubiri. Mu rwego rwo gufasha abatishoboye no gukemura ibibazo bibangamiye abaturage, hubatswe inzu zo guturamo. Ni ibyishimo gusa, twarishimye kubera ko ntaho twari dufite tuba, twumva tubwiye ngo nimuze mujye mu nzu barabubakiye. Ubu nta bibazo dufite byo kuvuga ngo turabirukanwa tuve mu nzu tugere gute, tura mu mazu ashimishije rwose. Twari mu kazu kava tukarara tunyagirwa, none ubu ngubu ntabwo nyagirwa, ndaryama, imvura mbese iragwa singira ikibazo. Mu kurushaho guteza imbere ireme ry'uburezi no kubaka uburezi bushingiye ku bushobozi,
bubatse amashuri y'ubumenyingiro. Twebwe mbere twigaga tronkome twayisoza ugasanga bamwe barajya wenda mu yandi masegisiyo atandukanye, noneho baje kuzana ibingibi by'amativenti bituma dutinyuka kuba twabasha kuba twakubaka. Nk'ubu ngubu njyewe narifite ikiraka cyo kubaka, haba kubaka ibigega by'amazi cyangwa se bari kubaka nk'isengero n'amatafari aya ngaya asanzwe turayakoresha. Mu nkingi y'imiyoborere myiza hasanwe utugari 12 mu mirenge itandukanye y'akarere ka Nyanza. Uyu muhigo ukaba waragezweho 100%. Impinduka ni nyinshi kuko kuba twarakoreraga mu kagari kava katumaga ibikoresho byangirika. Printer yo yajyagamo imvura cyangwa se ivumbi yahitaga ipfa, mashini yahitaga ipfa, ariko uyu munsi akagari karasa neza. Mu guteza imbere ubuzima bwiza binyuze muri siporo hubatswe kandi ibibuga by'imikino. Uyu muhigo nawo kabareshejwe ku gipimo cy'100%. Imihigo yose uko ari 113 yezwe n'abadahigwa ba Nyanza yashyizwe mu bikorwa ku kigero kiri hejuru kandi ku buryo bushimishije. Ndagira ngo rero mboneraho akanya ko gushimira abafatanyabikorwa bacu. Ku isonga birumvikana umuturage. Imihigo yose dufite, imihigo yose twesheje, abaturage batagizemo uruhare ntabwo twabasha kwigeraho. Nkaba bashimiye by'umwihariko. Ariko n'abafatanyabikorwa bose bibumbuye muri JAF, ihuriro ry'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'akarere ka Nyanza, ndabashimira byimazeyo ko uruhare rwabo rukomeje kuba indashyikirwa mu guteza imbere abaturage b'akarere ka Nyanza. Ndashimira kandi bikomeye abagize inama njyanama y'akarere ko haba mu itegura, haba mu ikurikirana, haba mu gushyira mu bikorwa, haba mu gusuzuma, ibyo bice byose biranga igenamigambi babigizemo uruhare rukomeye mu kugira ngo dufatanye kwesa iyi mihigo. Hanyuma abo nta kwibagirwa gushimira n'abakozi b'akarere bayishyira mu bikorwa umunsi ku wundi, uhereye kuri sedo w'akagari, gitifu w'akagari, abakozi b'umurenge, abakozi bo kuri rwego rw'akarere bose, ndetse n'abayobozi bagize komite nyobozi uruhare bagira mu gutegura, mu gukurikirana no gusuzuma imihigo ko igerwaho mu buryo bunoze kandi butanga umusaruro ku baturage. Ndabashimiye.